ndaza ducumbukure. Onura arakoze. Tugiye gukurikizaho umwe mu babyeyi bakiriye urubyiruko. Nyuma y'ijambo rye turakira umuvugo. Umuntu wateguye umuvugo abe yitegura. Umubyeyi ni karibu. Arakoze cyane. Mu gihe rero famiye imwe muzadufashije kwakira abajene bagiye kugira icyo batubwira, ndagira ngo dutege amatwi, turaza kubashimirira hamwe n'abajene baduhagarariye. Babyeyi, umwanya n'uwanyu. Murakoze Nyiricyubahiro Antoni Cardinal Kambanda, umwepiskopi wa Arkiyepiskopi ya Kigali, Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa Diyosezi yacu ya Ruhengeri, Nyakubahwa Ministre w'urubyiruko, basasaridoti, abihaye Imana, abayobozi mu nzego zitandukanye za leta n'iz'abikorera bari hano, urubyiruko, bana bacu twakiriye muri iyi minsi tumaranye, babyeyi bagenzi bacu, Kristo Yezu akuzwe. Mugire Yezu na Mariya. Murakoze cyane. Turi hano nk'urugo tugiye kuvuga mu izina ry'ingo bagenzi bacu bakiriye urubyiruko. Muratwemerera rero kugira ngo tunakoreshe igihe neza. Umugabo n'umugore baba bunze ubumwe. Madamu yanyemereye ko iri jambo ndivuga, hanyuma igihe nacyo tukagikoresha uko cyateguwe. Ijambo dufite ku mutima rikubiye mu ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ikaba ijyanye n'uburyo twiteguye kwakira iyi forumu yabereye iwacu muri Diyosezi ya Ruhengeri, Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri. Ingingo ya kabiri iragaruka ku buryo noneho twakiriye uru rubyiruko iyi forumu muri iyi minsi, hanyuma dusoze tuvuga ese dusigaranye iki, iyi forumu idusigiye iki. Banyakubahwa mwese muri hano, ubwo twatangiraga umwaka w'ikenurabushyo uyu turimo wa 2023 2024, twamenyeshejwe ko inama y'abepiskopi mu Rwanda yateguye ko uyu mwaka uzatangiramo kwizihiza yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, n'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Muri gahunda yo kwizihiza izo yubile z'impurirane, twebwe twafashe ku buryo bw'umwihariko iyi gahunda yagombaga kubera hano iwacu mu Ruhengeri, gahunda yo kwakira forumu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Iyo forumu igasozwa hanahimbazwa iyo yubile y'impurirane. Imyiteguro rero yatangiye ubwo. Icyo twakoze kigaragara kandi ntekereza ko cyatanze umusaruro, nuko abepiskopi, umwepiskopi wacu, abasasaridoti badushishikarije kwitegura kuzakira neza urubyiruko ruzaza ndetse n'abandi bashyitsi batandukanye. Bagenzi bacu mu ngo zitandukanye twariteguye, turiyandikisha, yemwe abasasaridoti bakagira impungenge ko abazakira urubyiruko bashobora kuzaba bakeya, ariko turashimira Imana ko ibyo ngibyo bitigeze bibaho. Rero twariteguye muri ubwo buryo kugeza ubwo ejo bundi ku itariki ya 21 z'uku kwezi kuwa gatatu, itariki yageraga yo kwakira abajene, ubwo ngeze ku ngingo ya kabiri mbabwira uko byagenze twakira uru rubyiruko. Mwarimo hari abenshi cyangwa se twese, isaha
twahawe ni saa sita, nk'ababyeyi twagomba kwakira urubyiruko kugera saa 8 tugahurira hano tukitegura neza, tukabanza tukaganira, tukitegura mu buryo bw'umutima ndetse no ku buryo bufatika turi bwakire abajene bacu. Abajene, ikintu ntekereza ko namwe muzabera abahamya nuko ababyeyi baje kubakira, impungenge twari twabanje kugira mbere rwose zarashize, kubera ko guhera ku mujene wa mbere wageze hano kugeza ku mujene waje nyuma, ngira ngo nejo nimugoroba hari abo twari tucyakira, nta mujene n'umwe wabuze urugo rumwakira. Ababyeyi bamwe, hari ababyeyi bamwe batashye batishimye kubera ko cyane cyane ku munsi wa mbere, kubera ko batabashije kubona abajene bakira. 5,000 batubwiraga twagombaga kwakira, sinzi niba byaba byarabaye bikeya, ahubwo ndahamya ko ari ababyeyi bagize umutima wagutse, kubera ko hari abagiye bakira 5, murabizi muri hano, hari abakiriye 3, hari abakiriye abajene benshi, ku buryo ntekereza ko umubare warabonetse, ahubwo ababyeyi umutima wabo wagutse watumye bose tubasha kubakira. Rero twishimiye icyo gikorwa, twishimira kwakira abana baturutse mu gihugu hose, ariko ngeze ku ngingo ya 3, tukaba hari icyo iyi forumu idusigiye. Icya mbere nk'uko mwese mubyumva ni umugisha. Ijambo ry'Imana mu Ivanjiri ya Matayo, ndatekereza umutwe wa 10, guhera ku murongo wa 12, hahandi Yezu yohereje intumwa, yarababwiye ati urugo muzageramo bakabakira neza, muzabagenze mute? Muzabasabira umugisha. Mwarawudusabiye? Ntabwo mwigeze mukunguta ivumbi ryo ku birenge byanyu? Imana ishimwe cyane, murakoze. Icya mbere rero n'uwo mugisha, twakiriye abajene nk'umugisha Imana itwoherereje mu ngo zacu. Icya kabiri ni ibyishimo. Ndatekereza ko umuntu wese uri hano, umuntu wese wabonye ibyiza uru rubyiruko rwagaragaje, atekereze ko ibyo byiza byari bibitse mu mitima y'ingo zacu, aho aba bajene batahaga. Ibiganiro byiza, gusangira isengesho, gusangira ubuzima muri icyo cyifuzo, kandi duhora tubona iteka nyuma ya forumu. Hanyuma nkasoza mvuga ngo niba muri iyi minsi tumaranye, kandi yenda ahantu hari abantu benshi, ntihabura utubazo duto na duto twaba twarabayeho. Ndatekereza ko nta waba yaragize akabazo kabaho kubera urwango cyangwa kubera umutima mubi, haba mu ngo zabakiriye, haba mu nzira aho mwagendaga, haba na hano kuri paruwasi aho twahuriraga buri munsi. Akaba rero kataragenze neza muri ibyo byiciro byose mvuze, rwose nk'abakristu tugahanagure ku mitima yacu, maze dukomeze ibyiza gusa twaronse muri iyi forumu. Ncoje mbashimira mwese, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kuturinda. Murakoze cyane. Ntago nzi Diyoseze ya Nyundo, turabakunda, murakoze cyane. Ntago nzi niba ari ibanga ngiye kumena, ariko nta kundi. Ababyeyi bacu barakoze, ariko ni no kubateguza kuko byahinduye isura. Aho nanyuze henshi numvisha abajene bavuga